Shuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Ndamutsa rya RBA ryabateguye umukino witwa Umurunga w'urukundo wanditswe n'umubyeyi Destur Sylvia unonosorwa n'itorero Ndamutsa. Muri iki gihe ingo nyinshi zirasenyuka kandi nyamara aribwo zicyubakwa. Ese ni iki cyinshi nyuma y'izi gatanya za buri munsi? Ni umutungo se? Ni umuryango mugari se? Ni ugucana inyuma se? Ese nta buryo abashakanye bashakira umuti w'ibibazo baba bafitanye amazi atararenga inkombe kwa kenshi baba banapfa ubusa? Uyu mukino ubahishiye byinshi. Ko nkubaza se ntusubize. Nshobora kumenya ibyo urimo Murungi? Icyo ushaka nko gusobanura n'iki se amaso yawe atabona? Okay. Ushobora kumbwira impamvu urimo gupanga utwaye twose mu bikapu n'ivarisi? Ariko wamba bari ukamvugisha make Sositeri. Wampaye amahoro rwose nkigendera neza utamvugishije menshi. Yewe, icyemezo se cyo kugenda noneho wagifashe. Ugiye hesema? Njya hese nyine. Uko ubizingira iwacu. Nyine se ko nta babyeyi ugira, nta n'umuvandimwe ugira. Wahukaniye. Nge niho nshaka kumenya. Sositeri ntabwo nahukanye. Kuva kera nakubwiye ko nge ntazahukana. Ko nunambabaza nzihangana. Kuko singiraho nahukanira. Ariko kandi nakubwiye ko ninanirwa kwihangana. Bikaba ngombwa ko nsohoka muri uru rugo. Ntabwo nzarugarukamo rwose. Ukaba ushatse kuvuga icyo Murungi? Nshatse kukubwira ko nigendeye. Narihanganye bihagije. Nawe ukamfata, nawe ukantoteza. Witwaje ko ntagira ababyeyi ntazabona honge. Ndagiye noneho. Murungi. Genda rwise. Ariko ntugende umbeshyera. Ntunyitwaze wa mugore we. Ntacyo nkugize, ahubwo ni wowe wampemukiye. Guhemukira nakugize. Utampemukira? Nakugize nti. Wari wowe umaze guhinduka. Wabaye igikoko. Nkakureba nkibaza niba uri Sositene twakundanye tukabyarana umwana wacu Chance. Nanjye nsigaye nkureba. Nkibaza niba uri Umurungi nakunze. Kuko uko iminsi yagiye itaha wagiye urushaho kuba umugore mubi cyane. Sinigeze mba umugore mubi Sositene. Ahubwo niwe wambereye umugabo mubi. Kandi nakomeje kukubwira ko mama waduteranya. Ntunyumve ahubwo kumva ibyo akubwira. Ndakwiyamye Murungi, ndakwiyamye. Ndakwiyamye wa mugore we ntiwongere kwibeshya ngo uvuge mama mu kanwa kawe. None se washakaga ko nizera we kurusha uko nizera mama wambyaye akanyonsa kankuza wowe? Wowe Sositene nari umugore wawe. Naragusanze ngo twubaka urugo. Ntabwo naje nje gusenya. Niba utanyizera ukumva ko ibyo mama wamvuga hari ukuri, ntacyo reka ngo amahoro nigendere maze tuze. Ibyo n'urwitwazo Murungi, ibyo n'urwitwazo. Ibyo si byo byatumye usenya ngo ugende, ahubwo ufite izindi gahunda ugiyemo. Ariko niko Sositene ubona koko ntarihanganye bihagije kugeza ubwo ngiye bwanjye nkwifatira n'inshoreke yawe ngo ni Matilda. Byose niwe wabinteye, ariko kujya mu nshoreke nabyo niwe wabinteye. Wanze kubyara undi mwana kubera ntabwo ari ukumpima, ntabwo ari ukunyanga se. Ibyo bifata uko ubishaka Sositene, ibyo bifata uko ubishaka. Uko mbishakane, ndatekereza ko nta mpamvu mu by'ukuri yo gutigiye mu magambo tumaze imyaka ibirenga 2 tuvugaho kandi ntacyo byatanze. Cyangwa agenda ubaze nyuma. Urasubiriye wa mugore we? Urasubiriye Umurungi? Ko ari wowe wagushyize mu mutwe ko nanze kongera kubyara undi mwana ngire nti. Ubwo azakubwira impamvu nyine. Hanyuma se umwana wacu Chance biragenda bite? Chance ndamutwara. Watekerezaga ko musiga? Ntwarira umwana Murungi. Ntwarira umwana. Umurengana hanga. Chance yamaze kwitegura. Azi neza ko nigendeye. Ko tujyana. Ko ariko azajya kugusura igihe abishakiye nawe kwamusura. Urabyumva? Erega ndumva harabiteguye kera. Yewe. Ndumva haramaze gupakira mu mutwe w'umwana ibi bintu. Wamunteranyije ho mbese. Ibyo sinabikora Sositene. Ukabone mama wateranye ngo ugere uranye nuko nteye. Kandi mugore we nta soni wowe. Ntuzongere guhingutse ijambo mama wanjye mu kanwa kawe. Nakubujije inshuro magana gahe. Ngaho fatu twumvira hanga. Fata ugende umva. Nusohoka muri uru rugo. Ntuzibeshye ngo wongere kuwakoze ibirenge hanga. Humura rwose iyo gahunda nta soni. Ndagukize Sositene, ndagukize. Oya fata byose umvira hanga. Nta soni. Nyize n'izi zawe. Sinzangira gukubitwa ukuri. Nta soni wowe. Singutindira rwose singutindira. Umva ndavuze ngo gira utumuke none hanga. Urumva? Umuryango urakinguye gira vuba.
singutindira rwose mu kanya ndaba ngiye gusa nindenga uyu muryango ndahumeka ndaruhuka kuko Sosite nta wundi muntu nigeze nkunda nkawe mu buzima bwanjye ariko kandi sinzakubabarira ukuntu memukiye navuze ngo gira vuba umvira ahangaha genda kurambira Sosite ariko se ubundi turagira vuba umvira ahangaha nta soni mama papa aragukubise nabyumvaga humura Chance humura ntacyo mbaye meze neza oya mama urimo kurira urambeshya papa aragukubise wamaze kwitegura twigendere mwana nakubwiye ngo ugende wenyine ntujyane umwana ntiwibeshye ngo urenze umwana wanjye amarembo wohohe wenyine sinzi iyo ujya ugende wenyine umva sha ari Chance vayo hano none ahangaha vuruhande rwa nyoko agende wenyine yizire hano ngwino urumva yizire ndanze vandajyana na mama wanjye ntansiga hano umaze kumukubita dekurira umwana nawe murekura ariko sinsiga umwana wanjye yewe ariko nawe murekure dekura Chance yasinziriye umurongi mbonye asinziriye ariko akomeje gushiguka cyane yamenagurutse umutwe mu modoka yaje arira atarekeraho birumvikana ko yakomeretse rwose erega ababyeyi iyo batanye bitera umwana ihungabana buriya bizagumya bimukomeretse azabikira atinze ashobora no kutabikira ko nanjye ndi umuntu mukuru numva ntazakira kuba natandukanye na Sositene naramukunze kandi yarambabaje ku buryo ntazongera gukunda humura umurongi uzongera ukunde rwose uracyari muto ntiwihebe cyangwa ushobora no gusubirana na Sositene ntawamenya utiki goda utiki ngewe nsubira kwa Sositene maze ubu nshatse navuga ngo nkiruhutsa kuko uriya rugo narubabariyemo bihagije aha dore aho nibereye simvuze menshi iby'abagabo n'abagore mbigendera kure nahavuye maze kunanirwa narihanganye bihagije icyemezo nagifashe nzabaho njyenyine aho kugira ngo nkomeze kubana na Sositene turyagagurana anca inyuma ansuzugura agira ati umurongi ntubona ko ubu wahavuye wasanga Sositene ataryamye yabujijwe n'iki ahubwo yicaye umutwe uri mu biganza arimo yibaza ibibazo magana ibyo yagukoreye byose ngo abyicuze maze akarindira gato uburakari bwawe bukagabanuka akazaza kugusaba imbabazi rwose yewe aho ngaho uribeshye goda Sositene ni umugabo udasaba imbabazi mu buzima bwe kandi nanjye ubu ndiyizi sinjya mbabarira iyo ngukunze ndagukunda ariko iyo umpemukiye ndagusiba nuko bimeze uribeshye cyane rwose nta wasiba urukundo burya urworosaho akantu ariko igihe cyagera rukongera rukazamuka kuko wakundanye na Sositene ndabizi sinjye rero wabeshye ko twakundanye se yabuze kubona tunaniwe kubyara undi mwana nyina akamwoshya ko ari ubushake bwanjye nawe akabyemera intambara zigatangira zikarota mu rugo kuba Sositene afite mu mutwe horoshye akumva amabwire sibyo bivuga ko atagukunda ahubwo wasaze cyangwa uratinyuka ukarengera Sositene ngo aracyankunda cyangwa yibagije ko yarasigaye anca inyuma ubwanjye namufatanye na sekreteri we Matilda ibyo se bivuga ko akunda Matilda kukurusha ashobora kuba yarataye umutwe akajya gushakira ubuhungiro kuri uwo mukobwa nawe agasanga umutwe udakomeye bikaba bivuga iki rero bikaba bivuga iki kuzi neza ko guca inyuma mwashakanye ari impamvu ikomeye y'ubutane murongi uracyananiwe uracyafite agahinda reka dutegereze iminsi mike turebe ko Sositene azikosora akazaza kugusaba imbabazi oya wiseka Sositene ansaba imbabazi ubuse mvuye mu rugo ntari maze iminsi ndara mu cyumba cy'abashyitsi ariko ye ko atigeze aza kunsaba imbabazi ngo twiyunge aha goda ndakumva niba haruza amagambo Sositene yambwiye ngiye kuhava ngo nintumuke ngo sinzongere kumusubira mu rugo n'andi magambo menshi akarishye aha ko iyo umugabo n'umugore bashwanye se babwirana amagambo mabi gura ko bashobora no gutwika urugo kakahava yewe namuhaye rugari rero ngiye gutangira ubuzima bushya n'umwana wanjye Chance nawe natangira ubwe birarangiye hagati yacu nukuri kandi sinkubeshye umurongi amahirwe masa ndabikwifurije ahubwo reka tujye ku yindi sije nari nanabyibagiwe yanzu wayimboneye se nyine muri home banze ngo ntabwo bakodesha icyumba umuntu ufite umwana ariko hari undi mukomisiyoneri warambwiye ko aza ahantu indi nzu nziza kandi ifite byose uretse ko ari ntoya ndafata iyo ngiyo
ntacyo rwose iyo ngiyo irampagije. nta kibazo. mpfa kubona aho mpongera nkibagirwa Sositene. ahasigaye namubwira iki? nagume wenyine muri iriya shato twari dutuyemo. ajya ayoborwa na nyina, namubwira iki? icyo nge shaka si ubukire, ni umutekano. ariko nkubaze ikintu Murungi. iki? ntugikunda Sositene? utiki risubiza aho uri kuye Sositene. nibyo sinkubeshya yewe. urumva Umurungi yaraye yigendeye, yatwaye na chance kandi ngo ntazagaruka. nibyo nari ngiye kukubwira ngira ngo nka mushiki wanjye utabyumva na rubanda ntari nabikubwira. ya baba koko Sositene urashyize utandukanye n'umugore wawe? niko Sositene uratinyutse koko uretse nyoko aragusenyera? wibeshyera mama. mama se niwe wabwiye Umurungi ngo ahambire utwagende? nzi neza ko mama ntamubeshyera, yarambyaye nanjye ndamuzi. ntabwo rero namurengera. nzi neza ko ibibaye mu rugo rwanyu bifitemo uruhare. ni wowe na mama. shyira hasi mama Espera, shyira hasi mama. mvuga ariko reke mama. mama umushakaho iki? nanjye ni mama di, kandi ibyo nkubwira nawe ndagenda mbimubwire. mama niwe wateye umwuka mubi mu rugo rwanyu, agenda kuminjiramo utugambo tubi aguteranya n'umugore wawe. mama ariko ntacyo yavuze kitari ukuri. mama icyo yavuze kitari ukuri. nta n'icyo yagombaga kuvuga Sositene. ntiyagombaga kwivanga mu rugo rwawe. gusa icyo nakubwira ni uko nawe nta byawe. umuntu w'umugabo arareka nyina akamusenyera. umuntu w'umugabo atuma umutwe agashakira imbaraga kwa sekereteri we. si ubwo niba utanyumva uri mushiki wanjye ninde wundi uzanyumva Espera? ubwo ugiye kujya ku ruhande rw'Umurungi kandi amaze kunta yagiye? nta ruhande na rumwe njyaho. hanyuma se icyo nakwifurizaga ni urugo rwiza, ni uko wakubaka ugatunga ugatunganirwa. ariko wowe rwose ntiwabishatse kuko utigeze uba umugabo ureba kure. njyewe icyo napfuye n'Umurungi ni uko yanze kubyara. none chance waramutoraguye? ariko yamaze kubyara chance yanga kongera kubyara undi ngo ajye abona uko yirirwa mu bagabo bunga muri abo bazungu bakorana. ibyo nta gihamya na gito bifitiye. umvaye ni ibigambo mama yashyize mu matwi yawe. niba ari uwaciye inyuma undi uzwi ni wowe, kuko baca umugani ngo igisambo ni igifashwe. none ni wowe ubihombeyemo. mbihomberamo ntese? mbihombeyemo ntera? yo Sositene, niba wibwira ko ntacyo uhombye uri umurwayi ufite ikibazo. usenya urugo rwawe none ngo ntacyo uhombye? urugo se ntabwo rwongera rukubakwa? ngaho genda usa nasane, nakubwira iki? cyangwa wibeshya ko urugo basannye rukomera nk'urugo rwa mbere? ibyo ni ibibazo byanjye si ibyawe. ninjye uzaba nzi uko rukomeye cyangwa rudakomeye. urihombeye gusa. ya baba urambabaje. ariko nkubabaza iki? kuba ubuze umugore nk'Umurungi koko umenye ko hari icyo ubuze kandi gikomeye. utibagiwe n'umwana wanyu chance mukomeye. atari nyina se wihaye kumukomeretsa aturugo akamwohohana? sinanze ko amutwara ku ngufu akanga kananira. niba Umurungi ageze aho afata inzira akagenda, nuko byari bigeze kure. Umurungi ntiyari gupfa kwivana mu rugo asanga nyina se, asanga nyirasenge se, asanga nyina wabo se. Umurungi aguhunze kuko wari umugeze. nagenda abeho ubuzima bwe nanjye ntangira ubwanjye bushya. ntagende rwose. nakubwira iki? amahirwe masa. gusa ntuzatinda kubona ko wibeshye. nibeshye ariko nibeshye kandi Umurungi uzamwifuza utakimubonye. arewe ndi wowe naca bugufi nkisuzuma, narangiza nkajya gusaba imbabazi. nsaba imbabazi? nsaba imbabazi nzisaba ndengeye? uzisaba Umurungi umugore wawe? Sositene njyewe? Murungi karame. ngwino hano icara, hari ibyo nshaka ko tuvugana. murakoze. umeze ute se Umurungi? akazi karagenda neza. za raporo ziri hafi kurangira. iki cyumweru kirarangira rwose mwazibonye. Umurungi uzi neza ko atari raporo nshaka kukubaza. Rosalie, mbabarira ujye umbaza iby'akazi gusa. iby'ubuzima bwanjye bwite rwose ujye ubireka. nta cyiza kirimo, nta gishya kirimo, mbese ni ibisanzwe. Umurungi rwose urabizi ko nubwo nkuyobora mu kazi uri inshuti yanjye by'umwihariko. iyo mbona ukuntu uhora wihebye witangiriye itama ubundi ukiyahuza akazi, numva agahinda kanyishe ni ukuri. none se ko ntacyo wabikoraho Rosalie? ntoya kirahari. wabyihorera koko ko ibyabaye byabaye,
kutasubiza iminsi inyuma igihe njye na Sositene twari dukundanye. uri hafi kumara umwaka uvuye ku mugabo wawe sibyo? wenda we wumva ari mwinshi ariko imyaka ugifite imbere yawe niyo myinshi cyane umurungi urumva? Agahinda kazaba karanyishe. oya humura. Nukuri byananiye kubyakira pe. Hari ubwo nibaza niba ibyo Sositene yankorera ari ukuri cyangwa naba ndota. ujye wumva ko atari wowe wenyine ko abagore batandukanye bahura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo. icyangombwa ni ukumenya kubyakira no guhindura ubuzima ukumva ko utangiye ubuzima bushya nawe ukabaho nk'umuntu mushya sibyo ma? Inama ngiriye ndazishimye Rozari. komera. Zagerageza ariko ntabwo byoroshye. humura. Ni ukuva ku kazi njye na Chance tukigira mu kazu kacu. Umwana akambaza ibibazo bye bidashira kuri se. yo ndabyumva rwose. Mbese nkicwa n'agahinda nkabura icyo musubiza. Ubundi yasinzira nkigunga nkisomera igitabo nkareba filime. Ibibazo byandenga nabyo bikananira. Nkajya mu buriri nkarira. ndabizi ko ari kubaho umurungi ariko bigomba guhinduka. wishyiramo ko bigomba guhinduka rwose ko ugomba guha ubuzima bwawe undi murongo. Sositene umusigi inyuma kure yarakubabaje bihagije ubu rero wimwemerera ko akomeza kukwicira ubuzima. Yarabwishe bihagije ntacyo nkiramira. ibyabaye byarabaye ariko byararangiye. ugomba kumva ko ugomba kubaho mu munezero ugahozwa ukongera ugakunda umurungi ukongera ugakundwa. Ese ubwo byaba bimeze bitera? umurungi hari umuntu wagukunze. Koko ni ukuri hari umuntu wagukunze ariko umwima umwanya ngo abikubwire. umwima amaso kuko ushyira urukuta impande zawe zose ngo hatagira undi ubasha kukwinjirira mu mutima wawe. ubwo se ninde wankunze ko abashaka kuntesha umutwe batabura? humura. Abagabo bapfa kubona umugore ari wenyine bakumva ko amayira afunguye. ariko ivanemo ibyo bintu umurungi kandi ntiwumve ko abagabo bose ari babi. Jean de Dieu ni umuntu ugira ukuri. aragukunda kandi ntambeshya yambwije ukuri. umurungi wikwiyica ha Jean de Dieu umwanya aguhoze. wibwiye ko ibikomere by'urukundo byakira nta rundi rukundo ruje ngo rukomore. ego mana ariko se Jean de Dieu uriya nawe ntacika intege. yageze aho aza kukuririra. uriya ko yaraje mu kazi yarazanywe no gukunda. ni inshuti yanjye yambajije ibyawe ambaza impamvu udashaka kumukunda. umbabarire byabaye ngombwa ko mubwiza ukuri. nizere ko agiye kumpa amahoro. nizere ko wamwumvishije ko umutima wanjye utagikunda ukundi. ngo aguhe amahoro? amahoro rwose. ahubwo yiteguye guhinga uko ashoboye kose maze nawe ukamukunda. umurungi wikwitesha ayo mahirwe sha. wikwitesha umugabo mwiza nka Jean de Dieu. ndumva hari umuntu uje mbaye ngiye. ndumva hari umuntu uje. karibu. yewe mumbabarire kuborogoya rwose sinenzi ko muri mu kanama. mumbabarire ko Jean de Dieu karame tekereza nukuri usiko twarimo kukuvuga di. nubundi baca umugani ngo bavuga ikirura gihita gihingutse umurizo. umurungi kuko mfata nk'ikirura. basimbwira mwamvugagaho ibyiza cyangwa n'ibibi. n'ibanga ryanjye n'umurungi di kuki se ushaka kurimenya? mbaye nsubiye mu biro Rozari. oya have se umurungi winciye kutari wansobanura ibyo mwamvugagaho. rwose wigenda. ko ntabyo umenya se urabishakira. noneho kugira ngo mwice ikiru cyo kuganira ku muntu adahari nimuze tujye gusangira ibya saa sita. dore amasaha y'ikiruhuko yarageze sibyo se? ibyo nabyo cyangwa n'ubundi nibyo byakugenzaga Jean de Dieu? nibyo byangenzaga. narinje kubatumira ariko kuko mwakosheje nimwe noneho muri bwishyure. sawa nicyo bisobanuye rwose. ndemera ko amakosa ari ayanjye ndishyura. ntiwumva se? jya gufunga ibiro tugende umurungi. ntagire vuba ahubwo. mumenye ko dufite iminota mike.
sosoma ni ubuziranenge n'ubuzima bwiza. ko mfunguye kwikanga sosite. Murayi se ni wowe? Ni jyewe. Ewe buriya nari mu bitekerezo bya kure. Bigenze biteze niba abakiriya basohotse aha ngaha bagutesheje umutwe. Nabyo uriya mudamu aranutse cyane ngo ntiyumvishe ukuntu natsinzwe urubanza rwe. Se bakagira imana we ko abantu bajya bibwira ko abavoka turi imana. Ubwo urabyumva ra akumva se ko niyo yaba ari mu makosa ugomba kumuburanira agatsinda aburana n'amahugu. Arambwiye ngo nta yindi mpamvu natsinzwe ngo azira ko ari umugore ngo ngenzira abagore ngo kuko natandukanye n'uwanjye ngo ntabwo numva akababaro k'abagore ngo numva ko abagabo ari bo bafite ukuri buri gihe. Ntabwo byoroshye rwose. Niko sosite ubu bagiye kujya bahuza ibyawe wabayemo n'akazi kawe koko kandi ntaho bihuriye. Reka nkubwire Murayi, ndakumva rwose. mfashe icyemezo cyo kutazongera kuburana imanza z'ubutane. Kubera iyo mpamvu se? Umukiriya uzajya uzana urubanza rw'ubutanangana nzajya mukuyoboraho aba ari wowe ufata icyo kibazo cye. Niba ku bana byinshi uzaza n'izindi manza nzigufashe n'ibyo kandi nta kundi ubwo nafashe icyemezo. Ariko se kubera iki sosite? Nuko yewe nubwo watanye n'umugore wawe ntivuga ko ubumenyi bwawe mu bijyanye n'imibanire bwononekaye. Yego ariko si ngomba pe. Ndabiretse pe, nabiretse rwose ubwo ngubwo. Reka nicare tuganire. Reka nicare tuganire rwose. Igeza ku gatebe. Reka nicara aha ngaha tuganire. Murayi, ndakumva rwose. buryo ufite ikirezi ntamenya ko kera koko. Ariko igihe wakibuze nibwo utangira kumva ko hari icyo ubura mu buzima bwawe. Nibyo rwose ndabona ko utanezerewe. Ndabibona rwose. Kuva umurungi yagenda sosite warahindutse cyane cyane. Hari ubwo ruza ku kazi wakonje umuntu akagira ngo wanyagiwe. Kuba njye nyine numva bitanyoroheye Murayi nkumbuye umurungi. None se sosite uriya mukobwa se ndavuga uriya musekreteri wa Matilda nta gahunda umuteganyaho kamana ibyanyu noneho musa nk'abishyize ku mugaragaro. Ibyacu byaranyobeye kuko kwibagirwa umurungi byaranze neza. Matilda gukunda cyane ra umva aragushaka kandi azaruhuka umurongoye. Amaherezo nzamurongora ariko sinzanezerwa. Kubera iki se? Murayi ntacyo nguhishe pe. Ndakumva rwose. Matilda ntagera umurungi mu ntege. Nibyo icyo uwo murungi yasize mu mutima wanjye niyo Matilda yagira ate ntiyakiziba rwose. ariko uriya mugore waramukundaga cyane sosite niwe yagendere. Umurungi naramukundaga cyane nuko yampemukiye. Akampemukira agatuma nananyerera kuri Matilda yarangiza akabigira urwitwazo akigendera. Akabigira urwitwazo? Ariko umurungi hari umugore utagira ukwasa. Kuva none wadahari ubu nibwo mbibona. Ndakumva kandi ibyo nanjye ndabyemera. Umurungi yari mwiza yagiraga inseko nziza yakiraga abashyitsi neza. Umva sositene wari waramutomboye rwose. Ya Imana yamugusubizaga pe. None se kutavuga uko yitaga ku rugo rwe. Uko yanyitagaho ngiye ubwanjye. Niyo nabaga namubwiye nabi. Yarabyihanganiraga akarenzaho. Akabyihanganira rwose. Inseko nziza ariko agiye gufata icyemezo. Yagifashe rimwe kandi agifata ntunguye. Rimwe gusa? Ntibishoboka. Twari tumaze iminsi twaratonganye tutararana mu buriri. Nuko rero ijoro rimwe nigira kwa Matilda aramfata. Dore ko yahoraga dukeka. Yego yarabacungaga umunsi ku munsi. Nta jambo yambwiye yararize gusa. Ubwo byaramunaniye kubyihanganira abambe. Oya Murungi yagiraga umutima woroshye cyane. Yararize gusa ararira bukeye ntiyajya ku kazi. Ubwo nanjye nihagararaho by'abagabo.
nitwaza amakosa yari amaze iminsi nawe ankorera. kurumva koko muranyumvira ibisenya ingo, none se kuki utasabye imbabazi? Sositene iyo uca bugufi ugasaba umugore wawe imbabazi. Ubwo nyine nagiye ku kazi, hanyuma ntashye nkavuyeho nsanga arimo arafunga amavarisi. Ubwo yari agiye gutaha iwabo. Ubwo nanjye ndasara umujinya uranyica, mvuga ibigambo byinshi ngera aho ngaho nanirwa no kwifata mu kubita urushyi. Umva warakoshije cyane Sositene, warakoshije rwose. Hejuru y'amakosa yawe uramukubita koko. Uzi ko gukubita umugore wawe ari cyaha gikomeye. Ari umuntu nari nasaze, maze nawe ambwira amagambo yo kunsaza. Muraye nk'ubu nkangutse ngasanga umurungi andyamye iruhande. Mana we, urumva rwose naba ameze nk'ubonekewe, kuko kuva yagenda numva nihebye. Matilda ntabasha kumunyibagiza, byaranyobeye mbese. None umwaka wose urashize, ugiye gushira tutabana, kandi nubwo hari ibyo yampemukiye. Ariko nawe waramuhemukiye. Ntabwo ugomba kuyibagiza Sositene, ntuzabyiyibagize rwose, waramuhemukiye. Ibyo tubireke twese twarakosheje. Gusa icyo nzi nuko umurungi atavuye ku mutima wanjye. Birumvikana ku buryo numva mukumbuye cyane. Ariko rero Sositene wasanga nawe agukumbuye, kuko njye inshuro nke nahuye nawe nabonaga atishimye, yewe yarananutse. Ubu rero yarananutse rwose. Bikimeze sinumva se ngo asigaye afite umugabo wamwinjiye. Ubu murungi yanyibagiwe kera. Ariko rero niba bimeze bityo rero nawe ugerageza kumwivanamo, kuko niba ubona mudashobora gusubirana ngo mwiyunge, ibyo mugomba kubivamo mugatangira ubuzima bushya. Buriya rero winjiye ndimo gutekereza umwana wanjye Chance. Kuva yajyana na nyina sindamubona, sindanamuvugisha no kuri telefone. Ariko si ubwo kuko aho ngo uwo mwana ntagukumbura Sositene. Wakagombye kuba waramusuye ukareba uko ameze, ukamuha minerivare, ukamugurira n'agakanzu ka papa arankunda. Erega abana bawe n'utundi duhenda abana, umwana bigatuma kuzirikana nka papa. Nyina ntabikunda. Gaho da. Nkeka ko yanamunyangishije, ahubwo arimo kumukundisha uwo mugabo mushya basigaye bakururana. Gaho da. Muraye ubejo ni umunsi w'amavuko w'umwana wanjye Chance. Kuva yavuka twamukoreraga umunsi mukuru, none ndi kwibaza ukuntu bizagenda tutari kumwe bikanyobera. Umva mubwiye Sositene, gerageza nk'umuntu w'umugabo, koresha uko ushoboye kose urebe ko wakwifuriza umwana wawe umunsi mwiza. Ariko ubundi kuki udashobora kugura kado ngo ujye no kumureba? Unabonereho na nyina urebe ko urukumbuzi rwagabanuka. Erega burya nta n'uwamenya burya impamba y'umwana ikiza na nyina. Kasha Sositene rwose ibyo bireke. Ntibishoboka, ibyo n'ibiki urimo wa mukobwa we? Ntubibona se? Ni ukubwiye kumanura ayo mafoto y'umugore wa musaza wanjye n'umukobwa we. Ariko kuki wigiza nka Nespera? Ubu se ko kwiyebeye ko mu minsi iri imbere azaba ari jyewe muramukazi wawe? Sinkuzi Matiri, sinkuzi nka fiyanse wa musaza wanjye. Icyo nzi gusa ni ukuri inshorekeye. Icyo nzi ni uko wasenyeye musaza wanjye wibeshya kuzasimbura umugore we murungi muri uru rugo. Wintuke Spera. Singututse nkuvuze ukuri. Uvuze ko nyir'urugo yapfuye niwe ubumwishe. Aha muri uru rugo urinde ku buryo washaka kumanura aya mafoto ya nyir'urugo. Nimara kuhamanika yanjye nkayasimbuza niho ubona ko mfite agaciro. Kandi ntunkanga abe na gato. Ntuzanankangariga. N'igihe nzaba ndi umugore wa musaza wawe sinzagutinya ibyo bimenye. Urumva? Namaze kubona kuri bene b'abagore babuza baramukazi baba amahoro di. Nanjye mpa amahoro rero. Kuntu kutyoma ngututse nte? Nusha kugenda uhamagare Sositene. Maze akubwire niba hari na rimwe nigeze ngirana ikibazo n'umurungi. Umurungi naramukundaga kandi mbisubiremo ntuzapfa umugeze mu ntege. Ubyumve. Ibyo ni wowe bivuga. Sositene abibona ukundi. Yaramutaga kaza kundeba iwanjye. Sositene ntazagukunda nkuko yakunze umurungi di. Bibwirwa n'iki se? Ikindi kandi wikomeza kwibeshya cyane ukururuka kuri Sositene, kuko Sositene ni umugabo ufite umugore
ese ubwo mu bwenge bwawe buke ujya wibuka ko sositene ataratandukana n'umurungi nuko nari ntaramubwira ngo abikore ariko kuva amanuye aya mafoto nkaba ngiye kuhashyira ayanjye sositene arahita yibagirwa umurungi burundu uraseka ese kuki ari wowe ubyikorera kuki utareka sositene ngo abe ari ubikora niba agukunze ko nta gafoto kawe kari hano se mbe matiri wabuze n'ukugira inama di nta n'inshuti ugira ntabwo ibyo bikureba ese niho urazi bera karibu sheri ko ntuvugana nabi na matirida se habaye iki sositene ndatunguwe cyane uzi ko nsanze uyu mukobwa yiha kumanura aya mafoto ya murungi na chance ngo amanikaye gusa cyangwa wibagiye ko hari urugo rwawe na murungi sheri rwose nayamanuye none se ko umurungi yagutaye akigendera amafoto aracyamara iki muri salo ikindi kandi ntiyari na mwiza cyane ku buryo yakomeza kuba umutakwaho mbega noneho uratinyuka ugatukira umugore mu maso y'umugabo we umugore yishakiye ubwe akamukwa umugore wamubyariye umwana mwiza chance ukamutukira mu maso ye nk'aho amurambagiza yari impumyi pera uyirakara ko byari bikwiye ko tumanura amafoto y'umurungi hano ingora adashira byari bikwiye ahubwo ntakwiye kuba narabikoze kera umurungi aracyamara icyaha nabigukoreye hatagira umugore wanjye amafoto yaracyamara icyaha nabigukoreye niba ari uko ubyifuza reka mfate aya mafoto y'umurungi nyitwarire ndetse n'ay'ubukwe bwanyu akira n'aya kuko kuri njye umurungi azakomeza abe muri mukazi wanjye uko ubyifuza rwose genda yakira twara umumere niri mu mbone sheri umumere yamenya jyane ahubwo ni amahirwe kuko nari ngiye kuyatwika naho chance nawe ntakira umwana wawe amafoto ye nyitwarire oya amafoto ya chance yarekera aho ngaho nasubire mu mwanya wayo ariko umva reka nkubwire ayo ngayo yose ari kumwe na nyina yatware yose yatwara mu yatware rwose twara sinyashaka kuyabona yatwara ngaho wirakara sheri wirakara ni ukuri ndabizi ko uriya mugore yakubabaje ariko ihangane sibyo ngiye kumanika amafoto yanjye ahari uriya mugore waguhemukiye maze ujya undeba kasurire kongere no nta mafoto nshaka muri iyi nzu ngwiki yaba yawe cyangwa y'umurungi nta mafoto nshaka kandi nta n'umuntu n'umwe nshaka kongera kumva mvugisha mwese muce hano mutahe n'ubundi sinarinje ntinda gusa narinje kukwibutsa ko uyu munsi ari aniveriseri ya chance yujuje imyaka 8 ntabwo ujya kureba umwana wawe se chance ese waje kwisha ahangaha wenyine urarira ihurire mama ihurire chance karame kuki waje kwigunga aha wenyine mwana wa ntabwo nshaka kujya muri salo chance niki cyaguteye agahinda mwana wa uyu ni umunsi wa aniveriseri yawe abana b'inshuti zayo baje bakuzaniye amagifuti none wabasubiza kwigunga kuki mwana wa kuki koko kuki mwana wa ndashaka kwigumira mu cyumba ngaho rero mbwira igitumye urira ninde wakubabaje chance mama ntabwo nshaka kujya gukatagata kubera iki se nkumbuye papa mama n'ubwa mbere ngize birthday data adahari ngampe gift chance sheri ihangane mwana wa dadi turaza kumutelefona maze umusuhuze kandi humura nubwo dada adahari nzi neza ko yagukundaga akwibuka kandi agutekereza sibyo mwana wa none se kuki utaza kudusura kuki ataje muri birthday yanjye chance ntiwamenya impamvu dada ataje ariko icyo ugomba kumenya ni uko dada agukunda sibyo dada aragukunda ngaho haguruka usanga abandi bana batababara sibyo chance abandi bana baje mu munsi mukuru wawe rwose wibababaza tugende rero reka ngo uhanagure neza kandi ntibamenye ko warize ujye ubintwara mwana wanjye wo kumbabaza urabizi ko nanjye mba mfite agahinda kenshi mbabara mama sinzongera kurira ntuzongere kurira rwose gusa nuko nkumbuye papa nkumbuye dadi ndabizi rwose ko mukumbuye mwana wanjye
ariko ugomba kuba intwari urumva reka tugende. twumvikane. Chance araje uyu munsi wa aniveriseri ye agiye kubabwira akajambo keza, akajambo k'uyu munsi mukuru we, icyo yifuza, maze narangiza mu muririmbire maze akate gato musangire, sibyo? mwihangane gato numva tubonye abashyitsi mbanze mbafungurire. Chance happy birthday. Happy birthday Chance happy birthday. akira kado nanjye nkuzaniye Chance. akira mama. murakoze cyane Rosalie, nawe Jean Dodi. murakoze namwe. nimukomeze mwicare. murakoze. Musanze yaragiye kutubwira akajambo keza ko kuri uyu munsi. birumvikana. ubundi agakata gato twese tukamuririmbira. mbega byiza, ni byiza pe. ahubwo tuziye igihe sibyo Jean Dodi? twabaze neza cyane rwose, ahubwo twari tugiye gomba kubona aho Chance afata gato. tuziye igihe rwose. ngaho Chance tubwira ijambo ryawe ry'umunsi mukuru, dore wujuje kandi imyaka 8. ese abana utege amatwi Chance. muceceke twumva, ariko muceceke twumve Chance rwose. ijambo ryanjye ni ndifuza ko na papa yaba yari mu munsi mukuru wanjye turi kumwe. ubwo nyine inshuti zanjye zose zimaze kumenya ko dukundana kandi bose baragushima cyane, ni ukuri. muri make bose bambwira ko natomboye. Sosite tekereza ko tuzabana ryari? Sosite sheri utege matiri. akuzi ko amaze akanya nivugisha nibwira ngo uranyumva. wari uri mu biki Sosite? matiri wihanganye, hari uwongeye kuvugisha ndaje. utariye koko? ihangane. umurongi ndabona utarataye igihe cyawe de. Sositene yewe ndabona ko wihutiye guhita unsimbuza undi mugabo. niko ye ese iyo uvugisha ukuri ko ari cyo wowe wari ugambiriye ra? ubusa ntugaragaye, warajyaga wigira umutagatifu wigira nyoni nyinshi umumarayika ngo mama arakubeshyera. harewe Jean Dodi, uyu niwe wari umugabo wanjye, ni papa Chance. urabona uko namukubwiye ntacyo nabeshye. kuba yari umugabo wawe se bivuga ko agomba kukubahuka, akagusanga muri resitora urimo kurya akagutoka, cyangwa ninjye ashaka? ceceka nawe, ntacyo ufite kuvuga. ntugomba kwivanga mu bibazo byanjye n'umugore wanjye. ndakumenyesha ko ntagira umugore wawe. uri uwande? tumaze umwaka n'igice tutabana, nta jambo kimfiteho rero. si ibyo se. naguhaye amahoro ngusigira Matilda wawe, nguriya musanga undekage nibereho mu nta kindi rwose avanga. ko ibyo urimo kuvuga byose ari ubusa. imbere y'amategeko uracyari umugore wanjye wemewe. ariko ndabona ibi bintu ari ukurengera rwose. umva reka nkubwire Murungi, haguruka twigendere rwose, kuko ndumva ntabasha kwihanganira amagambo uyu mugabo arimo kuza avuga gura. ntuntuke wa mugabo we, ntuntuke. kandi ntiwibeshye ko uyu Murungi njyewe nkimukeneye. sinkimukeneye. ngaho jyana uzatwara. nanjye singukeneye na gato, nagusize nkureba di. ahubwo njyewe ndibaza ikibazo gitumye ananirwa kurya akaza gutera amahane hano. kuba usigaye wifitiye inshuti yawe bimubabaje he? cyane ko hariya nawe yicaranye n'inshoreke. si ibyo ariyo nayo yaduseye. ndakumenyesha ko ntazihanganira kubona witwara uko wiboneye. njye nakwihanganira kuko ubona wiyandarika. wajya wiza gutera amatiku ahangaha, wirirwa usohokana n'abahehe. aramaze. wowe umenya ko uri nyina w'abana banjye. wowe ngo wabimenye. ayiwe ugira umwana harya. bambe nibutse ko wamuhoraga ko ntabyara undi mwana, hanyuma siriya nkumi imaze kukubyarira bangahe da? uwo mfumo rugiye tega amatwi mbwira, mbabarira wifuza nabi, hatagira n'umuntu ukumva ahangaha muri resitora uterana amagambo n'uriya musazi. umusazi ni ndugu. wa mugari nibyo umusazi ni ndugu. Sositene ntakwiye kumfusha umwuka wanjye gusa muvugisha. twigendere rwose. umusenzi gusa urambonera mwohoye. ni mwohoye urambonera koko, urambonera. ariko si ubwo urumva byari ngombwa kureka ibiryo byawe ukajya kuvugisha uriya mugore?
uzi ko uzi kwisuzuguza iyo amaze akubwira ngo ntuyoge nawe yasubiza ko nta mbyiro ufite ariko njye nibaza umuntu icyo wari waramukunzemo kikanyobera si ukuntu harimo biye ceceka nta bitekerezo musabye kongera ku bimaze kuba kandi umurungi umufashe hasi haguruka dutahe ndetse haguruka tugende ujya hehe utariye kandi nanjye ibyanjye sindabimara njye nakubwiye ngo haguruka tugende ariko se w'inkurubana nta magambo tugende cyangwa ariko se ndekutatuma ngwino intebe ariko njyewe rwose sinumva ukuntu umuntu njye ashobora kugutesha umutwe bigeze aho tugende cyangwa usigara ndakura ariko ndijyana igihe uhereye unaniwe kurya rega ukajya umwibonekeza n'imbere umubwira ibyo atitayeho ndekura rero ubwo aragutaye arigendeye utangiye kuzana umujinya uwontura none tugiye tutanariye wowe kuva wowe wanamubona ntiwigeze unatamira n'ikintu ariko se tugende ariko se w'inkurubana Matilda ndavuze ngo jya mu modoka w'inkurubana ndijyana jya mu modoka ariko se urihutishwa n'iki ushaka kubakurikira cyangwa ese ni iki kigusajije aka kanya ni ishyari ugeze rero kuko ubonye ko ari kumwe n'uriya mugabo mwiza nubwo mwatanye rwose ngewe mbona utifuza ko wari umugabo n'umwenge vugisha ukora iki se Matilda ndakura ndijyana se amahoro gabanyaho disikuru zawe gabanya ayo magambo cyangwa umbwira iki kimodoka nyikubite mu ipironi ahubwo mana nyagasani aho kusi ushaka kunyica ushaka kunyicara gabanya amagambo rero ariko ubwo ni umuntu nzira cyangwa sosite ngewe maze kurambirwa guhora nsuzugurwa ngo ndishoreke yawe bingeza aha nakubwiye ngo wensakuriza kuko nawe uri kunyongerera ibibazo gabanya amagambo sositeni ngewe ndarambiwe nongere mbigusubiremo ndarambiwe ibintu ni bibiri urumva niba wumva ugikunda umurungi nugera ku cyapa uhagarare mve muri iyi modoka yawe uranyumva niba kandi ari ngewe ukunda fata icyemezo cyo gutandukana burundu na murungi imbere y'amategeko maze aba ari igihe urongora ngayanagure sheri ihangane rwose wita umutwe kuri uriya mugabo utanabukwiriye rwose mbabarira kandi mbabarire Jean Dodi ibintu byambayeho byantunguye cyane byagutunguye se kandi kuva naviwe nari ntaramuca iryera arangije ngo hejuru amubwira amagambo mabi kuriya koko umurungi uretse kukubaha ubundi numvaga nakubita uriya mugabo yo mu mashako kuko yanteye umujinya cyane rwose ushaka kubyumva kandi njye byanyibukije ibintu byinshi cyane ntari nagitekerezaho wikongerera kubitekereza ibikomere yanteye byongeye birafunguka waretse nkaguhoza mbabarira nuko waretse nkakurongora nkakwibagiza ibyo byose kandi ko nzakubera umugabo mwiza wambabariye nukuri umva Jean Dodi uri umuntu mwiza pe ariko byumbwira ntibishoboka kuva kera naraguhakaniye nta kidashoboka ariko ntiwagumya kubaho gutya wigunze nubwo sigaye ngerageza kukuba hafi ariko nyemerera ijoro nkuraze maze ukubwe neza sibyo kuki wiyica wihora iki koko mbabarira unsubize ntiwabonye ko umugabo wawe yifitiye inkumi yo kumuhoza uriya mukobwa barasangamo ni uwa kera rwose kandi njye sinakora sinakwitwara nabi mfite n'umwana w'umukobwa ngomba guhurire bwiza n'urugero rwiza zakufasha kumurera urumva mubere se mwiteho urumva urabizi ukuntu ngukunda umurungi uri na chance ntacyo muzamburana ndabizi ko nkubera umwana mubi Jado ndakubabaza ntacyo nkwabarira umurungi ndabizi ko wakomeretse cyane urumva ndabizirikana pe nzi ko n'impamvu utajya umbwira ko nkunda ari ibikomere ugifite urumva mbabarira unyemerera umbere umugore nzi neza ko nitubana uzahita unkunda wibagiwe ko imbere y'amategeko nkiri umugore wa Sostene koko Jean Dodi ndabizi urumva nawe umugore wawe gute koko umva reka nkubwire wowe jya kwaka gatanya nta kundi uzagenda ubisabe Sostene mutandukane kandi azabikwemerera ngo abashe kurongora iriya nkumi bari kumwe urumva maze natwe dusezerane umurungi nitubana urukundo ruzaza uzankunda ndabizi uremeye
ubu ntacyo nahita ngusubiza Jean Dodi. kubera iki? Nzabanza mbitekerezeho mbanze mvugane na Sositene niho nzaguha igisubizo. Naho igihe cyose nkiri umugore w'umugabo nta burenganzira mfite bwo kugira icyo mvuga. Murungi wageze umunsi muremure none ngaho reka ntahe nahejo kandi uryama uruhuke sibyo? Nibyo urakoze Jean Dodi. Bayi singuherekeje dore byabaye mu gicuku cyane. Bayisha bizu urote byiza turi kumwe ngaho genda wanjye kandi sibyo? Kuki rwose nkomeza kubabaza Jean Dodi kandi ankunda? Ariko se mubeshye ko mukunda kandi mu mutima wanjye hakibamo Sositene? Aho sinkeneye umugabo wo kumpoza. Kwahise agaruka se yibagiwe ikibuga. Se ni wowe? Ni njyewe njyenyine. Niko Sositene ni gute utinyuka nyuma y'amagambo mabi wambwira imbere y'inshuti yanjye ukaba ujanira ijoro? Ntacyo umara ngaho sohoka. Nsengero uriya mugabo agenda. Mbega amasaha narindiriye mu modoka ncunga ko agenda we. Kuki koko mpemukira winjiza abandi bagabo koko muri? Ariko Sositene haguruka utahe. Ndabona wananywe inzoga. Singukeneye rwose mu rugo rwanjye. Naguhaye amahoro nanjye mpa amahoro. Oya ntaho ngerega. Uragenda da? Iri joro ndararana nawe. Ndararana n'umugore wanjye w'isezerano. Urumva? Ntago nzajya ntuma abandi banyonera ntunuye amaso ndaho ngaho ndeba gusa. Ugira isoni nke? Uzi ko wasaze Sositene? Ni gute watinyuka kuvuga ngo uje kurara hano kuko? Iri joro ni wowe turarana rega nta wundi. Uri umugore wanjye kandi sinakwibagiwe. Ndahubwo nyegera umurongi. Ndashayicara ahangaha ngwino niyibutsaga humuro kawe keza mugore mwiza. Ariko subo koko we ntiwarunkumbuye koko? Sositene ndakubwiye ngo wasaze. Si wowe se wansajije hari uwundi? Ko nawe witse umutwe mu bitabo se wananiwe nze ngufashe kubipanga amatiri? Mana yanjye ese ni wowe Murayi? Mana yanjye siko nkanze sinari nzi ko ibiro bifunguye rwose. Ukuntu wazindutse umenya waraye udasinziriye rwose. Ubivuze ukuri rwose naraye ntasinziriye pe. Waraye udasinziriye? Reka mvunukire kamuri agatebe hano mbwira. Wicare neza katagugusha. Matilda rero urabizi ko abavuga turi nk'abaganga. Ndabizi. Tuzi gutega amatwi tugira ibanga kandi tujya inama. Ngaho mbwira ikibazo ufite ndakumva. Mbwira rwose. Urakoze Murayi. Nibyo koko kuganira nawe biranduhura. Nibyo rwose ndakumva. Ariko se Matilda ni Sositene? Yego ni Sositene rwose. Nukuri bye byaranyobeye pe. Ameze nk'umusazi neza. Bishoboka. Aherutse kubona wari umugore wisohokane n'undi mugabo. Nuko abataye umutwe anyura igitaraganya agenda nabwo ambwira nabi. Gahota. Mva rero ihangane rwose. Buriya Sositene ugomba kumwumva. Sositene yarakomeretse. Ndabizi. Reka buriya ntabwo byoroshye kubura umugore wawe. Kubura urukundo rwawe rwa mbere. Ariko wenda azagira hamenyere. None se niyo mpamvu mutaza koko? Oya Matilda rwose ibyo ntabwo nabimenye. Simbizi pe. Ariko rero wazamubwira mukabiganiraho. Naramubwiye ngo yakegatanya tubane cyangwa dutandukane. Nuko se none ngo bimeze bite nyine? Yakubwiye ngo iki? Nyine yemeye kuzashaka umugore bakabiganira. Bakareba uko bakwaka gatanya nyine. Bitabaye ibintu birebire byo guterana amagambo. Asigaye tugasezerana. Niwumva se? Sinumva se ahubwo ugize amahirwe. Yego. Ariko Sositene rwose yarahindutse cyane. Nk'iki cyumweru cyose kuva yabona uwo mugore we nta kigeri wanjye habe na gato.
urabizi ko iwe yarahiye ngo ntawe azararana nawe mu buriri bw'uwo mugore we ariko nanjye arimo arampunga rwose. mva Matiri wowe uzamwegere muganire wumve ikibimutera. Murayi ndakumva cyane rwose. wowe koko iyo ubona uko ibintu bimeze ubona hari amahirwe mfitanye na Sositene. amahirwe ubona koko niyo twanabana tuzabaho turi urugo runezerewe. ariko se Matiri kuki ufite ubwoba n'ubwiki? nukuri kose mbona Sositene ashobora kuba agikunda umugore we wa mbere. sinzi iby'umurungi yamuhaye pe. oya wowe wirira tuza rega ntabwo byoroshye gukunda n'umuntu wakomeretse. nanjye birankomeza. nawe ujye ugerageza Sositene umutware buhoro buhoro umworohere kandi ni munabana uzamenye ko hari ibintu ugomba kwihanganira cyangwa se uzaza cyangwa nawe uzishakira undi musore. ariko se ubundi Matiri wowe ubona utariyiciye ubuzima ko hari umwana w'umukobwa utari mubi ni gute wagiye gukuruka ku mugabo ufite umugore ukagira naho impamvu yo gutana kwabo ugatandukanya umugore n'umugabo basezeranye. Murayi ndakumva yewe nuko umfata nk'umuhemu. yewe nzi ko wasenye urugo rw'abandi ariko kandi nzi ko nawe urimo wihemukira. nawe nzi ko wihemukira uriyicira ubuzima urata igihe cyawe ku mugabo imbere y'amategeko ugifite umugore nawe kandi wemera kubona ko yitwara nk'ugikunda umugore we wa mbere kandi ntawe wamenya ibyo babanye. ibyo byihorere Murayi nkunda Sositene kandi bigeze kure nta garuriro. ngaho ubone chance rero nzabona wenda mubana nanjye nifuza ko mwatera imbere. aha ese tuzaba twabanye na Murungi uri hariya. ahantu haratuje niba ari uko ari ku cyumweru nta bantu benshi bahari. nibyo ni ukuri nubwo ntaherukaga ndaba ntakiri heza cyane. none se Umurungi yego ese ko wabuze ndi shago dasi nakwibagiwe ni ukuri gusa naragiye mperanwa n'akazi. uzi ko Rozari nari wajyaga ambwira amakuru yawe akambwira ukuntu yabuze akazi ngo udatekereza Sositene. aha maze dore impamvu nguhunga goda ntikanuma nkamara igihe ntakugeraho niyo nta yindi. iyo se Umurungi ndabizi uhora umbwira Sositene unserereza ngo ndacyamukunda. kuki Sositene utamwibagirwa? reka nkubwire na n'ubu nabigusubiramo ko witwa Sositene akigukunda ahubwo agiye gusazwa n'ishyari ngo hari umugabo usigaye gusohokana. ibyo pe na Sositene yaratubonanye. nyihera neza iby'uwo mugabo nyabo yaba afite gahunda se? gahunda arayifite cyane ikibazo ni njye ndacyari umugore wa Sositene imbere y'amategeko ariko kandi ntakubeshye goda Sositene nanjye ntaramva ku mutima. ibyo uvuga ntiwibeshye. ibyanyu namwe biteye icyo n'iki ni ukuri. ubwo muzagumya mubeho buri wese ku ruhande rwe mu gahinda kandi mukundana koko. ubundi se navuye kwa Sositene ntamukunda gusa nuko kubana nawe byari bitagishobotse ntanakibasha no kwihangana. ndabyumva ku buryo ubwo da ndakumva nafashe icyemezo gikomeye. icyemezo cy'uyu Murungi? icyemezo cyo kujya kwaka gatanya mu rukiko ubundi nkazibanira na Jean de Dieu nkunda. Jean de Dieu ni uwo mugabo mbese? yo muzabana gute se kandi ugikunda Sositene disi? bizagera aho binshiremo ni ukuri. wa mugani se nintaha Jean de Dieu umwanya wo kwinjira mu buzima bwanjye azanyomora ati ngo nyiri bisazi Sositene yanteye. nta kundi rwose. none se ko we na Sositene munaniye ko mwanze kwiyunga ngo musubirane ngire ntego? goda bifata uko biri. icyemezo namaze kugifata. ikiye se kandi nahundi nazasara. hari ikintu rero ntakubwiye. iki se? ariko usigaye umisha ibintu nawe goda. ndakumva. wari uzi ko Sositene aherutse kugera iwanjye? kereka ye yarashyize aza kugusura se no kureba umwana. aha ibyari bimuzanye ko ari sipesiyarira. ni ishyari ryari ryamushajije nta kindi. riramushyigura mbona yinjiye iwanjye mu gicuku. bime neza rero. nyine uwo munsi mbonana na Jean de Dieu dusangira yaraje n'umujinya mwinshi arantuka maze duhita tumuhunga turitahira. nuko sinari nzi niba azi naho ntuye ngiye kumva nuva mu gicuku arakomanze. baba we mfunguye mbona niwe. baba we goda. iryo joro Sositene yanze gutaha ntakubeshye kandi nanjye sinifuzaga ko ataha.
wimbeshye mwararanye buracya cyane rwose kandi namerewe neza kuva naviwe nta wundi mugabo nigeze mbonana nawe ariko Sositene yaravuze ngo ndarara ni ukuri goda mbura imbaraga zo kumuhakanira ndumiwe ni ukuri nta kindi narenzaho pe sinakubwiye ngo iby'abagabo n'abagore ntihakagire ubyishinga uriya muntu muracyakundana kuva icyo gihe sindongera no kumubona gusa ngomba kumushaka tukajya mu rukiko tugatandukana ku neza yumvira kandi kuko ntakundanye n'undi ngo nibagirwe Sositene nazasaza nabi ibyo wongeye se ko bibabaje maze nibwira ko ibintu byanyu bigiye gusubira ku murongo. Ndakubonye numva ntagenda ntakubwiye icyo ngutekerezaho madamu. Kivuga ugende. Uyise ninde umurongi? Amva nawe ntiyanshoreke ya Sositene. Uyu niwe Matilda numva mbega agahinda k'umukobwa. Umva ngiyewe ntabwo ndi inshoreke ya Sositene muranyumva. Ndi fiancé we no mu minsi mike turaho tubana. Ahubwo igihe mwakururukaniye nibwiraga ko umaze kumubyarira nka kabiri. Ahubwo gatanu. Ngaho genda se uzagira urwo ruhire. Nibyo rero nari nje kukubwira. Urumva? Sositene wamusize umureba. Ubu ni fiancé wanjye mushyire hasi. Urumva? Reka gukomeza kumutesha umutwe kuko nta kikwitayeho rwose. Ambo muko uzanywe no gutukana cyangwa vahagenda ntabwo nukana vahagenda ntabwo nukana mwihorere goda mwihorere twikomereza ikiganiro avuge narambirwa aragiye oya nibyo nakubwira yewe ntiyantesha igihe cyane ako nta n'impamvu yo kudutesha igihe urabona ko yamanjiriwe niyo mpamvu aje gutukana nagenda no gukangata ngo ne ndagiye nyine genda ubwo se urabona uruhuye ahubwo kandi ndabona nkuzi oya mfunze hehe se hamada mfunze hehe harabona ko ubonye na murongi amurongi ye nanjye ndi fiancé wa Sositene nitwa Matilda okay ni byiza noneho ngewe nitwa Jean Dodier waje umuherekeje rero hano ku rukiko umva nawe numva yari kwizana aje kuburana wamuherekeje ndabyumva ariko apfa kumara gusinyira gatanya tuhite dutangira gupanga ubukwe bwacu yewe nanjye naje mperekeje umurungi mbese ni ibibazo bimwe nk'ibyawe ariko umurungi namara gutana na Sositene turahita dupanga iki ubukwe nagire ariko bimeze nda Sositene rero tumaranye igihe wumva ze ahubwo twaratinze yewe ndumva mukundana cyane si byo se yewe ni Imana izi ibyayo yewe ni Imana izabijyamo nta kundi ko ni Imana izabijyamo rwose ko numva wihebye se bimeze bite kandi yewe uko bucya nuko bwira ngenda dushaka kumuyoberwa neza oya reka ibintu uvuga ntabwo byumva rwose kubera iki se kandi aho warushijeho kumumenya ni nk'umwana agenda ahinduka pe agenda ahinduka cyane mbona atakishimye ubundi akambwira nabi ntabwo byumvikana nkeka ko atari ibintu byoroshye hari urugamba ruri imbere hari urugamba ruri imbere rwose nawe se hari ibyo ujya ubona bidasanzwe kuri umurungi cyane rwose reka nkubwire umurungi ni umugore mwiza pe ndamukunda kandi ndamwubaha ariko nkeka ko atigeze ahanagura Sositene mu mutima we yego nyine wenda nizere ko nitumara kubana azagenda buhoro buhoro ahinduka akankunda ariko nubwo nibaza niba Sositene atandongoye kuko nta wundi mukobwa bakururana bikanyobera ntekereza ni ukuri cyangwa se atari uko mwihambiraho byo ndabibona ko atankunda rwose Matiri karame ariko none twaba turimo twishyira mu bibazo dusanga abantu batadukunda bafite ibikomere bikomeye mu mitima yabo reba nk'ubu kuba Sositene yambwira ko umurungi bumvikanye ko bagiye gutandukana yatangiye guhinduka akanshihura nabi cyane rero nyumvire ngewe noneho kuva umurungi yamara kubona itariki yo kuza nyine aha ku rukiko urumva ntakivuga pe yaracecetse burundu nawe se ava ku kazi ubundi akajya mu buriri akarira yego yezu pe amashuka akayuzuza mbese narayobewe pe rwose
witwa Sositene we rero ni urundi rwego ntakirya ntakize gukora ahubwo njya kumureba agasanga ashaka kwiyahuza inzoga gusa yewe njye ntakinkeneye rwose ibintu ni ibyo kwigwaho pe. ariko Jean Dodi hari ikintu natekereje. ngo watekereje iki cyuko? njya ntekereza ko Sositene agikunda umugore we. ni nawe arwaye nta kabuza. umuntu ni mugari. ni nako gahinda arwaye rwose. kuba rero agiye gusinyira Gatanya ni nkaho azaba yiteye icyuma mu mutima. ibyo wikwiri kuvunika byo narabibonye nta nubwo nanabishidikanyaho pe, kuko nabonye ukuntu Sositene afuha kuko yabonye asangira n'umurungi, ubundi akananirwa kurya akaza gutukana. mbona ko nta kindi kimukoresha uretse urukundo. kandi ubona n'umurungi kimukunda. none atamukunda amaze igihe arwajwe n'iki, ahungabanijwe n'iki? Jean Dodi uzi n'ibindi. ndakumva. baba abantu twakunze turabafite cyangwa turarota? ubwo bagiye gutana reka tuzagerageze nyuma turebe ko twabibagiza urukundo rwabo rwa mbere. nta kindi. nta n'umutima nifitiye. nakunda ariko uri sinjye urota basohotse mu rukiko bakatubwira ko bamaze gusinyira Gatanya. ahasigaye urugamba rutangire. mva urumva ndavuga ngo kubeshya ni kubi. urankurikira? ndakumva. gukunda bariya abantu babiri ntabwo byoroshye na gato. urankurikira? ndakumva ni rwose. urugamba tugomba kurwana dushikamye kandi. mva njyewe niyemeje kururwana, njyewe narabyiyemeje. ahubwo se wowe Jean Dodi? none se uri imyotsi ifite umurungi? njye ndibaza ngo turategereza na ryari igihe twicariye hano perezida w'urukiko araza ryari ngo yunge ibyo yunga. ariko isaha baduhaye ntiragera, hasigaye akanya gato, reka twihangane sibyo? harya ibi ni ngombwa cyo kubanza kutwunga? mbwira wowe uzi iby'amategeko kuki ubu bari mu kudutesha igihe? ni ngombwa cyane umurungi, erega ni itegeko. mbere y'uko umugore n'umugabo batangira kuburana Gatanya, perezida w'urukiko abanza kubahuza akagerageza kubunga, noneho byananirana urubanza rugakomeza. ubu se aratwunga iki? twarananiwe kwikemurira ibibazo byacu turi abantu bakuru. arafata se siparada arapfuke ku bikomere wanteye cyangwa pomada nkande ngo nkunde niyunge nawe? ese kuvuga ibikomere naguteye kuki wowe wibagirwa ibyo wanteye umurungi? kuki ubyibagirwa? bivuge, vuga rwose nakugize ntengewe. na n'ubu ukinkomeretsa ugatinyuka ukaza no ku rukiko uherekejwe n'uriya mugabo wawe. kuki ugumya kuntera icyuma mu mutima umurungi? kuki koko? Jean Dodi yakugize ati ko tutakibana, ko nawe ufite Matilda asa naho yabaye umugore wawe kandi ko yaranaguherekeje. akugujya wibuka ukuntu wancaga nyuma Sositene. koko buriho bikoreraga iki koko? uzi ukuntu nagukundaga. ndabizi ko naguye mu cy'umurungi, gusa mbabarira rwose, nitunatandukana tujye duhura unsuhuze sibyo? Sositene mbabarira njye nkwibariza ikibazo kimwe. nanjye mbabarira nkwibariza ikibazo kimwe. ni ku murungi, uriya mugabo uramukunda? ku mana yanjye we. ntunambaza amakuru y'umwana wawe ahubwo ukambaza y'uriya mugabo. Jean Dodi mupfa iki koko? kucya kuba mu mutwe? dupfa ko nkorera ku mugore, dupfa ko muhorana, dupfa ko agiye kuzakuntwara, ariko nanjye ntabwo nzabyihanganira. ko ufite Matilda unshakaho iki? ko mu gihe gito tugiye gutana njye nawe. Matilda sinigeze na rimwe mukunda nk'uko nagukunze. Matilda ntiyigeze abasha kugera aho wowe wageze. Matilda ntiyigeze abasha kunshimisha nk'uko wowe wanshimishaga. yego nzamurongora, ariko namabura kindi. ngaho reka nkubaze ikibazo nashaka kubaza perezida ataraza, dore amasaha aragiye. banza unsubize icyo nakubajije. uriya mugabo uramukunda cyangwa ntumukunda? nta muntu nigeze nkunda nk'uko nagukunze Sositene. Jean Dodi ni umugabo mwiza, aranyubaha,
akamba hafi ariko na n'ubu sindabasha kumukunda. Ntabwo ntagize ngo nkwibagirwe ariko byarananiye. Sinakwibagirwa urukundo rwanjye rwa mbere. Umurungi rya joro nza kukuraza ukamfata neza nahise mbibona ko nkunda. Kuva kirya gihe sindongera kwegera Matilda. Byarananiye pe. Ndahumiriza ariko akaba ari wowe nibonera. Ariko ubundi koko wanyangiye iki Sosthene? Ikintu cyatumye unyanga ukantoteza ukamanagura mu mutima wawe n'iki? Mbabarira umbwira ikintu cyateye mu rugo rwacu tugashwana n'ukuntu twakundanaga. Nakugize ne Sosthene. Mbabarira umurungi. Mbabarira wibagirwa ibyo bintu byose bibi nagukoreraga. Kuko sinzi ibisazi byari byaramfashe. Nkumva amabwire ya mama. Mbabarira sha. Sinigeze nkwanga mu by'ukuri. Sinigeze ndekeraho kugukunda rwose. Mbabarira. Sosthene. Imyaka irenga 2 twaye tumaze tubaho mu gahinda. Umundukwe tugikundana. Kimwe nawe nanjye sinigeze nibagirwa urukundo rwanjye rwa mbere. Umurungi kuva umunsi nsanga uri mu hambiro twawe wigendeye umutima wanjye wahise ushenguka. Sinigeze nongera kuba Sosthene wa kera. Sinigeze nongera kwishima uretse rya joro uzi ubwo nakuyahoragaho nkusanga iwawe. Narinzi ko njugunya hanze. Umurungi urangije unyakira neza. Icyo gihe byambayeho nanjye simbizi. Gusa imbere yawe ndiyibagirwa. Ikindi nabonye ko nari ngukumbuye cyane. Sosthene, kuki koko twasaze? Umurungi ndacyagukunda. Ubuzima bwanjye nawe nubwo umwana wanjye Chance uri mu biganza byacu twembi. Kuva tugikundana nta kidashoboka. Sosthene, mbabarira amakosa yose nagukoreye. Mbabariraho naba narakobaje hose. Sheri, ndishimye kuvumbwiye ku kinkunda. Nanjye mbabarira umurungi. Sinavuga ibyo nagukoshereje ngo mbirangize. Ni byinshi ariko nzi ko umutima ufite urukundo. Nzi ko umutima ugira imbabazi. Nkwemereye kandi kuzakwibagiza ibyakubabaje byose. Nzi umuntu uri bwishime akarengwa n'umunezero. Umwana wacu Chance. Chance disi. Sinigeze nibagirwa umwana wanjye. Uze nkwereke impano namuguriraga uko namutekerezaga. Gusa nkibazo ko nazimugezaho. Urakoze cyane Sosthene. Nanjye nakomezaga kumwibutsa igihe cyose ko dadi wamukunda. Ko atigeze amwibagirwa. Dore ko hari ubwo yagukumburaga akarira. Oya nawe nzamuhoza. Mwibagize iyo minsi yabayeho ababyeyi be batari kumwe. Umurungi. Nza abantu bari bubabare. Bariya babiri baduherekeje. Jean Dodier na Matilda barababara. Ahubwo bagize Imana kuko bari bagiye gukora ikosa rikomeye. Kubana n'abantu batabakunda. Imitima yabo n'ibitekerezo biri ahandi. Ahubwo nitwe twari tugiye gukora ikosa rikomeye umurungi. Gutandukana kandi tugikundana. Gutandukana kandi buri wese yifuza undi. Urukundo rwacu rwa mbere rwari rufite imbaraga nyinshi kandi ruzakomeze ruduhuze. Sosthene, haguruka tugende. Dore hasigaye umunota umwe ngo tubonane na perezida w'urukiko. Wamugane. Ntibikiri ngombwa ko twunga. Twabyikoreye. Cyangwa batwicaje muri iki cyumba twenyine ngo tugire umwanya wo kuganira. Aba bantu nabahanga pe. Naho se batubwire ngo tuzabonana na perezida w'urukiko saa 4. Ngo ariko tuzahagera isaha mbere. Ariko hari ikintu nakubwiye umurungi.
uzi ko icyumba cyacu kimwe cyanjye nawe nyine nta mugore n'umwe nigeze nemerera ko akinjiramo. Rahira na Matilda ntabwo akizi. Mu by'ukuri sinigeze mu mutima wanjye. Sosite Karame, ibyo umbwiye bingeze ku mutima. Kandi nanjye nkurahiye ko uretse wowe na rya joro uzi nta wundi mugabo nigeze rwose. Urakoze umurungi undemye agatima. Ngaho tugende njye kugufasha gupanga dutahe, sibyo? Iri joro nyine urarara mu rugo rwawe uve mu icumbi. Nta gihe cyo guta rwose Sosite, imyaka twataye irahagije. Tugire tugende